Ikime cyo mu gitondo gihora buri munsi. Ukomeza gukurikira ibiganiro byacu bitandukanye kuri YouTube channel yacu, nawe utarakanda subscribe kandi handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. My name is Didase. Ngira ngo murabizi ko mujya kuririmba rimwe na rimwe mukagorwa no kuririmba, ariko reka mbegishe kuntu muzajya muririmba cyane cyane indirimbo za gospel kugira ngo uririmbe neza. Reka dufate akaririmbo ka Patient Bizimana karuvuga ngo ntukwikime. Hano ndaza kwifashisha iyi mashini kugira ngo wenda manze nkumvishe uburyo ki ushobora kubanza kuririmba ijwi rya mbere. Dutangire n'ijwi rya mbere. Ntukwikime cyo mu gitondo gihora buri munsi. Ijwi rya mbere rero ushobora gutangira n'ijwi rya mbere, wenda tuvuge akaririmba kamanza gushakira ahantu uririmbira. Ugomba kumanza ugashakira ahantu uririmbira ukavuga ntukwikime, urumva ukomeje kuririmba wajya hejuru cyangwa ukaririmba ntukwikime, urumva nawe ushobora kuririmba ntabwo wagera kure. Aho ushaka ntukwikime, wenda reka turirimbire hano ntukwikime cyo mu gitondo gihora buri munsi ku bwatsi ni kwineza yawe mana ihora kuri nge ibihe byose. Noneho rero ijwi rya kabiri, rira jwi mwumva bita ngo ni alto. Alto ni ijwi rya kabiri akenshi rikunda kuririmbwa n'abakobwa. Kugira rero ngo uririmba akenshi bisaba ko uba uri umuntu wirata. Icyo bisaba rero ni ukumanza, reka tubanze dukine rya jwi kugira ngo twumve ahantu twaririmbiraga, kugira ngo bidufashe kugendera muri rya jwi biradusaba kuza gukina aho twaririmbiraga. Ubwo ubwo biradusaba kuza ku hano, ubwo tubishyire. Okay, numvishe ko ijwi rya mbere ryavuga nk'utya, reka dushyireho ijwi rya kabiri. Ubwo biradusaba gukina iri jwi rya mbere kugira ngo twumve ukuntu ryaririmbaga. Byanditse gukireka ubwo ndi kwirata. Allah Akbar. Ubwo urumva ukomeje kuririmba wageze biradusaba gufata ka dushyire muri track, then okay, noneho biradusaba kuza gutangirira hano. Kana ko nakajwi ka kabiri kari kaje, biradusaba kuvuga ko tugasiba, nubwo mbona bisibika byanze, ariko reka dushyireho rya jwi rya kabiri ryacu. Turakanda aka kantu ready for recording tugashyireho kugira ngo dushyireho rya jwi ryacu rya kabiri. Sasa dutange ntukwikime cyo mu gitondo gihora buri munsi. Ntukwikime cyo mu gitondo gihora buri munsi ku bwatsi ni kwineza yawe mana ihora kuri nge ibihe byose. Sasa iyo umaze gushyiraho iri jwi rya kabiri, urumva ko mu gihe tumaze gushyiraho iri jwi rya kabiri ndikinye byavuga muri ubu buryo. Ntukwikime cyo mu gitondo gihora buri munsi ku bwatsi ni kwineza yawe mana ihora kuri nge ibihe byose. Urumva ko nabwo bigusaba kugira ngo ugende umanura ihora kuri nge ibihe byose, kubera atangiye ntukwikime
cyo mu gitondo. None tujya muri rya jwi rya kabiri turavuga ngo ukwikime cyo mu gitondo. Iryo ni ijwi rya kabiri uhita umanuraho gato cyo mu gitondo. Niyo mpamvu wumvise bivuga ngo ukwikime cyo mu gitondo gihora buri munsi ku bwatsi ni kwineza yawe mana ihora kuri nde ibihe byose. Yes, ariko ku ndirimbo wenda z'abandi bahanzi ushobora kuvuga ati ku ndirimbo z'abandi bahanzi ntabwo bishobora gushoboka. Nabyo byashoboka, byose biterwa n'ahantu waririmbiye. Gusa icyo wamenya kuririmba neza nuko wamanza ukamenya ngo ninjya kwataka indirimbo yanjye ndayihera he. Ahantu ho guhera heza rero no gutangirira ahantu hatari hasi cyane ndetse hatari na hejuru cyane kugira ngo bigufashe kuririmba neza cyane. Wenda tuvuge nk'indi ndirimbo ya Israel Mbonye wenda bakunda kuvuga ngo niba ushaka kugira ubwiza, ndaza kubabwira iza gospel. Ariko hari umuntu ushobora gutangira akavuga niba ushaka kugira ubwiza, urumva aho ntabwo wazagerayo. Bigusaba kugira ngo utangire gatoya ku ijwi ryo hasi ukavuga ngo niba ushaka kugira ubwiza, ninde ushaka kugira ubwiza, niba ushaka anera ubwiza. Urumva ko nawe ushizemo babyita transpose no kuzamura hejuru ukavuga ngo niba ushaka kugira ubwiza, ninde ushaka kugira ubwiza ukeneye. Ikindi bakunda kuririmba ikintu bita hash aspire. Hash aspire ni ukureka umwuka wawe ugahumeka hindu ushaka. Urumva iyo ureka uyu mwuka ukawurekura ukongera ukawuzamura bigufasha kugira za mbaraga zo kugira ngo uririmbe neza. Karirimba ngo hindu ushaka kugira ubwiza ukeneye icyubahiro ngaho nagende abishakishe gukora ibyiza ubudacogora. Urumva ni wa mwuka tujuru ukagenda umanura umwuka ukawitsa ukongera ukawuzamura kugira ngo bigufashe. Ngira ngo tuzaririmba n'izindi ndirimbo nyinshi kugira ngo ugende wiga uburyo waririmba. Nanjye nakubwiye ngo ntabwo ndi mwiza cyane mu kuririmba, but I have akantu gato yashobora kukwigisha kugira ngo uzamenye ukuntu waririmba. Nawe hari ibyo ufite twakungurana kugira ngo twese tuzajye tumenya kwinjoyinga umuziki w'abandi cyangwa se n'uwacu twakwikorera. Wowe usabwa no gukanda hano to subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahantu. Nkuko nakubikubwiye nitwa Didas Nibizi. Kanda hano subscribe tuzahure ubutaha. Bye bye. Ni byiza urakoze. Nawe utarakanda subscribe kanda ko kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.